mu mibereho ya muntu hari ibintu azi, hari ibintu yakoze bimugirira akamaro, hari n'ibyo yakoze ntibyamugirira akamaro, ariko muri we gucika intege ntago abyumva. Umuntu azi neza ko hari ikintu ashobora gukora kikagira ingaruka kuri benshi kandi nawe arimo, ariko ibi ngibi ntago bimuca intege kubera yuko abazi icyo ashaka. Icyo abashaka ni inyungu, yahomba yakunguka, abazi neza ko yashoye ashaka inyungu. Byakugora kumvikanisha neza ko hari umuntu washoye amafaranga arenga miliyoni azi neza ko azayahomba, ariko none byakugora kumvikanisha ko kuva business zatangirwa nta muntu urahomba miliyoni. Iyo ni impamvu yemeza ko abantu bakira ibihombo n'inyungu, ahubwo inyungu bakira bazakira bate, ibihombo bakira se bo babyakira bate? Ninde so babwiye ko gufata igihombo ariko ugomba kuvamo urwitwazo rw'uko bagomba kureka imikorere? Abenshi uzasanga guhomba kwe kwa mbere ntabwo abyakira. Iyo adafashe icyemezo ngo amare iminsi 5 mu rugo abitekerezaho, afata ingingo imwe yo kunyarukira muri banki agafata inguzanyo. Inguzanyo afashe ni nk'inyungu y'amafaranga akabaye yarungutse muri bya bindi yakoze. Ndagira ngo nkwibutse neza ko inguzanyo ari amafaranga y'inyungu. Iriya nyungu bufashe ugiye gukoresha, iyo ukoze nta nyungu ubika ahubwo ukora wishyura. Bivuze neza ko uramutse ufashe ya mafaranga ugize aho yabona ukayakoresha, ayo wafashe kuri banki nk'inguzanyo niyo wakabaye uzunguka. Ariko ibi ngibi kubera ibihombo no guharanira inyungu z'umurengera, niyo mpamvu abantu bagujije banki adashobora kuryama ngasinzire. Ujya wumva umuntu wacitse umutsi kubera ibitekerezo? Ese we hari uburyo wabigenza ku buryo bitakubaho? Nta kindi bisaba no gukora cyane. Nitwa ISMAEL Mwanafunzi, ndabashimiye. Ngaba bakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe. Uranseka iki mwana wa Kasiyani? Winseka uranseka ejo nawe nzabona utwite. Have nonsiya. Ibyo ntiwabivamo by'iki gihe mugenzi. Ngo gorizo ngo ubundi ufite imyaka ingahe? Imyaka ingahe se? Urambwira iby'imyaka agenda bizi? Ntabyo nzi. Ati se ko numva utangiye gutokana? Ntabwo ndi gutokana. Ndakwiyamye. Ati se umuhanzi uza abahanzi wowe? Abahanzi? Nzi Safi, nzi Hamajida Black n'abandi. Reka nanjye mbaha ikaze mwese mukurikiranye ibiganiro byacu kuri Yawe TV nkuko bisanzwe, aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, amajyepfo nago twabibagirwa. Turi mu mujyi wa Kigali nkuko bisanzwe, ni Ange ugarutse, nkaba ndi kumwe n'umuntu muramuzi mumenyereye, ni ISMAEL. Bamwe bamuzi ukuntu agenda yigana abantu bagiye batandukanye, ngira ngo mwese murabizi. Reka nanjye muha ikaze. Salut. Salut. Meze bon? Ndabona wifunze. Oya, ndafunguye. Reka. Utangiye kundasa umuntu ze mu kiganiro. Oya, nta mbunda nazanye. Ngiye kukurasa naba nkora amakosa kandi naba nkora amakosa. Ubwo ndahera ngiye ntago ndi buze no kuvuga amazina. Uvuge ngo amazina ngo y'umuntu ngiye kwiga. Ndajya mvuga bo batoranye. Wow. Well, it's 1.6 Kiss FM turi kumwe hano n'abatumirwa batandukanye. Mu cyumweru gishize nibwo twamenye yuko umuhanzi Diplomate yashize hanze indirimbo njasha. Sasa uyu munsi tukaba twamuhamagaye muri studio, turi kumwe nawe hano. Diplomate, tubwire mu cyumweru gishize washize hanze indirimbo njasha yakunzwe n'abanyarwanda. Sasa tubwire iyi ndirimbo ujya kwishyira hanze washingiye kuki? Njya gushyira hanze iyi ndirimbo nagendeye ku magambo meza na inspiration ngenda fatira ku bandi bantu bakomeye bibikomerezwa, mpitamo kwandika imirongo neza. Wow, hitamo kwandika imirongo. Sasa Diplomate, tubwire, turabizi ko mu minsi yashize twumvise ngo itsinda rya Tough Gangs baratandukanye. Sasa abantu baza kongera gusubirana. Wowe rumwe mu bantu bagiye baho muziki nyarwanda ba kera. Sasa uyu munsi waza indirimbo nshasha, kandi nabo bafite indirimbo nshasha barimo gukorera hariya mu ma studio. Sasa gira ikintu ubabwira. Kuba yanjyane twagira ibirara kuri bari y'abakuru bubaha ntibyari gupfa korohiyo ntabaha, but you surprise me. Yemwe ba nje nibaza n'impamvu mutanyita mwarimu nta soni. Wow.
sasa aho ngaho ubwo bahise ngewe nk'uwo bitahuye reka mbite mbivuga ni Uncle Austin na diplomate nibo bari kuvugana. Ubundi utaragira ntabwo uri kubabara hano mu ntoki kuko like hari ukuntu uba uri kwigana ijwi ry'umuntu ukagerageza kwishakamo imbaraga kugira ngo ube nkawe. Bigenda gute kugira ngo ubashe kumufatisha nyine umere nkawe? Urarepeta bigenda? No, icya mbere ni uko mba nabanje kumukunda nakunze kabinyura kuba nagira urugero nakurikiye amavideo y'umukecuru waririmbye muri ya ndirimbo ya ubushyuhe. Ndamwumva numva kare iriya sound ye ndayikunze cyane. Bashobora kumwiga. Biriya ni ibintu biba biri simple y'umuntu wamukunze. Naho se tugerageza tutararenga aho ngaho tugerageza hari twagerageza. Yagize cyane aravuga ati ngaba bakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe, uranseka iki mwana wa Kasiyani winseka, uranseka ejo nawe nzabona utwite have nonsiya. Ibyo ntiwabivamo by'iki gihe mugenzi. Umva ndashwanyutse no kuko Imana ngiki none se we ntabwo byigeze bikugora cyane cyane ko we yari n'umukecuru kuko ndumva uvuga nkawe neza pe. Abantu bari gukurikirana ikiganiro baraza kuza kudufasha batubwire muri comment, ariko urumva ari nkawe umuntu atumvise atakurebye cyangwa se ukabivuga nko kuri radio umuntu yadakeka ko wa mukecuru batumiye. Ntago byangoye kubera ko nyine naragakunze kimwe mu bintu nakunze. Amajwi rero ijwi ry'uriya mukecuru ndagenda ndaryumva ndimo kubyigana. Ndabishobora. Tutararenga aho ngaho ndagira ngo utubwire ubundi kugira ngo ufate umwanya wawe wite ku bintu byo kwigana abandi amajwi byaje gute, byatangiye gute kugira ngo ibyo bintu ujye ubiha umwanya ubikore nyine? Ni ibintu byatangiye nkiri mutoya. Najyaga nkunda gusubiramo ijambo umuntu yavuze nkashaka kurisubiramo uko yarivuze, nta kintu mpinduyeho, ahubwo uburyo yarivuzemo nanjye nkashaka kujyana ijwi. Mbere rero nkiri mutoya byaranguraga kubera ijwi ryanjye ryari ry'abana, ntago wakigana umuntu mukuru w'umugabo, ariko nagerageza kwigana papa cyane, abana bo mu rugo bagaseka. Birangira rero ngiye bizamura intera ngeze mu mashuri, ubwo ko nagendaga nkura niko nagiye menyera aba profe nkajya mbigana uko baza byose. Abanyeshuri bageze bavuga ati nyamara ufite talent. Ariko kubifatanya n'ibindi bintu byo kuririmba no kugira ibiki ntibizamuke cyane. Bizamurwa rero nuko ngiye muri A-level nibwo nagezeyo mu muyobozi w'abanyeshuri, hanyuma noneho bya bikorwa by'imyidagaduro nabyo ajya njya kwivuganira. Noneho nabijyamo nanjye kujya gupafominga, nabaga nabaye MC nabiyoboye, hanyuma nkaza rero gushyiramo bya bintu biri butume abantu bakurikira bose ntihagire n'umwe urambirwa. Hazanamo rero nkiganamo abayobozi bakuru b'igihugu. Wigize kwishima no kuvuga ngo n'umuntu umbonye wese aravuga ati buriya agiye no kwigana abayobozi bakuru b'igihugu. Twiga twege muri secondaire hari abantu bakundaga kwigana nyine kuba president. Wewe wigeze ubigeragezaho na rimwe? Naramwiganye cyane. Gerageza byibura. Gerageza twumve niba kariya. Gerageza ngo mbere yuko ngerageza ubanza nyine kwaka uburenganzira bwo kugira ngo bikore. Kubera ko impamvu ugomba kwaka uburenganzira no kubera ko n'umuntu wubashywe w'igihugu, n'umuyobozi w'igihugu. Kumusubiramo rero birashoboka ko ubaye utazwi cyangwa se ushobora kumuvugira ibyo atavuze, umuntu akaba yafata nk'ayo majwi akayahuza n'intuza n'ifoto, ugasanga uvuze ibintu atavuze, uramubeshya abantu bakagira ngo niwe. Niyo mpamvu akenshi bakubwira bati harimo attention. Secondaire se wigeze ugerageza kwaka wenda ubwo burenganzira kuko biri kose tubwiye ko abayobozi babasubiragamo? Wigeze ugerageza kujya kuri abo bayobozi ukabaka uruhushya se cyangwa? Secondaire byabaga nyine bya bindi by'abana baba bakiri aho ngaho bari mu kigo, nta hantu biri buve ngo bigere. Ni mu kigo, abantu bari mu kigo ngo bari bubyumve. Ariko aha ngaha ubu uhagaze imbere y'isi yose, niyo mpamvu aba arimo attention. Ndagira ngo umbwire umuntu wa mbere kuva mu buzima bwawe wagerageje kwigana kumva nyine abantu ufite talent n'indomo. Umuntu wa mbere nagerageje kwigana ukavuga ati
ewana nanjye ndabona ni umudirecteur watuyoboraga nyine aho ngaho muri superieur niwe yari umunyamurenge ukamuhagarara ukasubiramo abanyeshuri bagashwanya bakagira ngo niwe neza. gerageza utwiganire mu doctor twumve ko ari ukuntu n'abanyamurenge bajya banivugira twumve nyine ukuntu biba bimeze. ngira ngo rero nk'uko nabibabwiye mu minsi ishize twari dufite gukoresha amanama tukagira uburyo dutegura ibikorwa byacu tukabwira n'abanyeshuri bakabyitabira. Rero mu nyumve babyeyi twese turi hano duhujwe n'umugambi wo kugira ngo abana bacu baze bagire ibikorwa byiza batsinda amasomo. Nimumfashe rero dufatanye, abana bari hano ni ibirara, hari ibikorwa bakora ugasanga si byiza. Yego n'urugero ni sample umuntu urimo kunyumva namwe aramutse agiye n'uwo mwiganye cyangwa se wize kuri amuzi ahita avuga ati uyu ni mucyo. Ubwo se iyo wamwiganaga uko biri kose hari ama event abayobozi babaga baparticipemo bakaba bahari, ndagira ngo mbwire nk'uburyo reaction bagaragazaga ku buryo bakubonye nyine uburyo wabasubiragamo babifataga gutya. Ni ukuvuga ngo directeur we namwiganaga nyine classe gusa kubera ko hanze nabaga ndi duwaye kandi duwaye agomba kwakitinga nk'umuntu nyine ufite igitinyira aho ngaho ku buryo kandi abo banyeshuri babaga bimwiganiye barasekaga bakaza bakakwikorera bakagira ibicyo ugasanga waremye agatsiko. Ubwo rero hanze nabaga gushaka igitinyiro cyo hanze, iyo twajyaga mu bitaramo byo hanze niganaga umukuru w'igihugu. Hari abantinyaga akavuga ati umuntu wigana perezida reka ntago ari umuntu birangira nirimo kukubaza ngo ubona iyi tara uko biri kose ni tara je ntago nabishobora rwose sinkubeshye, ariko ndagira ngo mbwire iyi tara yawe kwibona wana harahimaze kugira benshi bamaze kukumenya cyane cyane ku bakunzi ba Yawe TV. Ntago ari ubwa mbere ukoze ikiganiro, ndagira ngo tubwire ubundi ubona iyi tara yawe wifuza kigera hehe nkawe mbere na mbere. Ubundi ikibazo ubu dufite ni covid. Covid ubu nicyo kibazo kuko hari ibitaramo biba ngombwa, ni ukuvuga ngo abantu bari gukurikira online bamaze kumenyera. Birashoboka yuko habaye igitaramo runaka nkajyayo harimo abamenya bambonye. Biriya rero biriya bitaramo byongera hari icyo byongera ku mpano wari ufite. Rero niyo mpamvu ahantu nifuza ko byagera, nifuza ko nanjye nazagera ku rwego rw'abandi, nanjye nkajya mvuga nti byibuza muri ya tara yanjye ifite yo kwigana abantu baramenye. Urakoze cyane. Ndagira ngo umbwire ubundi tumenyere ko hari abantu bigana ibikoko cyangwa se ibiguruka, wowe wahisemo kwigana abantu, nta bandi bantu cyangwa se nta bindi bintu ushobora kwigana atari abantu? Uvuga ngo hari ibintu byinshi ibyo dushaka rero nka Regis Muramira uri wakoraga kuri Contact City Radio avuga imipira. Muramira Regis Mwanafunzi, Alphonse Muhire Munana, abo bose ni abantu ushobora kwigana. Tutararenga aho ngaho urajya kuri Mwanafunzi. Nje kuri Mwanafunzi abantu benshi nawe bamenye cyane, bigaragara ko ari we winjiramo neza. Mwanafunzi niwe abantu bamenye cyane. Rero niyo mpamvu ahantu hose nje mba ngomba kugira gute. Niyo mpamvu bamunyitirije banyita Mwanafunzi, ariko ryewe n'amazina busanzwe nitwa Niyitanga Ismael. Ubwo rero nyine birabatangaza ukuntu nitwa Ismael nawe akitwa Ismael. Ariko ubwo niba ari Mwanafunzi nanjye hari irindi zina ndimo kushaka kuzamura ritari iryo ngiryo kugira ngo ejo mu buryo bw'umwuga kugira ngo ejo hatazabaho ya kese yo kuvuga ngo bakatwitiranya. Mu mibereho ya muntu hari ibintu azi, hari ibintu yakoze bimugirira akamaro, hari n'ibyo yakoze ntibyamugirira akamaro, ariko muri we gucika intege ntago abyumva. Umuntu azi neza ko hari ikintu ashobora gukora kikagira ingaruka kuri benshi kandi nawe arimo, ariko ibi ngibi ntago bimuca intege kubera yuko abazi icyo ashaka. Icyo abashaka ni inyungu, yahomba yakunguka, abazi neza ko yashoye ashaka inyungu.
byakugora kumvikanisha neza ko hari umuntu washoye amafaranga arenga miliyoni azi neza ko azayahomba, ariko none byakugora kumvikanisha ko kuva bizinesi zatangirwa nta muntu urahomba miliyoni. Iyo ni impamvu yemeza ko abantu bakira ibihombo n'inyungu, ahubwo inyungu bakira bazakira bate, ibihombo bakira se bo babyakira bate? Ninde so babwiye ko gufata igihombo aribyo bigomba kuvamo urwitwazo rw'uko bagomba kureka imikorere? Abenshi uzasanga guhomba kwe kwa mbere ntabwo abyakira. Iyo adafashe icyemezo ngo amare iminsi 5 mu rugo abitekerezaho, afata ingingo imwe yo kunyarukira muri banki agafata inguzanyo. Inguzanyo afashe ni nk'inyungu y'amafaranga akabaye yarungutse muri bya bindi yakoze. Ndagira ngo nkwibutse neza ko inguzanyo ari amafaranga y'inyungu. Iriya nyungu bufashe ugiye gukoresha, iyo ukoze nta nyungu ubika ahubwo ukora wishyura. Bivuze neza ko uramutse ufashe ya mafaranga ugize aho yabona ukayakoresha, ayo wafashe kuri banki nk'inguzanyo niyo wakabaye uzunguka. Ariko ibi ngibi kubera ibihombo no guharanira inyungu z'umurengera, niyo mpamvu abantu bagujije banki adashobora kuryama ngo asinzire. Ujya wumva umuntu wacitse umutsi kubera ibitekerezo? Ese we hari uburyo wabigenza ku buryo bitakubaho? Nta kindi bisaba, no gukora cyane. Nitwa ISMAEL Mwanafunzi, ndabashimiye. Wow, neza uri kuvuga nkawe. Ntekereza ko umuntu ataramutse akubonye nyine ku mashusho bakakumva kuri radio ashobora kuhita kwitiranya nawe, nkuko n'ubundi nawe uri gushaka izina ribatandukanya, ariko wenda ntabwo musa navuga ko musa. Ndagira ngo mbwire, icyo gihe wiga muri secondaire watubwiye ko warabikoraga ukabikora bumva ari nka loisir gutyo. Ni ibintu wakoraga kugira ngo widagadure, ni ibintu wakoraga utazi ko bizakubyarira ikintu kinini nkaho ugeze kuri ubu ngubu. Ugeze utekereza ko ahangaha wahagera, cyangwa nyine nk'abantu bakakumenya mu gihugu hari aho umaze kugera kamema? Nifuzaga ubundi kumenyekana, nabyifuzaga mu buryo bw'umuziki. Uri umuhanzi cyangwa uri nawe n'ubundi? Ndi umuhanzi. Okay, mukanya uraje ducishirizeho. Nabikoraga mu buryo bw'umuziki, ariko mu miririmbire yanjye narimbaga indirimbo zihumure ku bantu bahungabanye, abantu cyane cyane u Rwanda rwanyuze muri jenoside. Ni kuvuga ngo numvaga ko nzatanga ubutumwa ku buryo ubwo buryo bikarangira abantu bose ubwo butumwa bwanjye babwakiriye neza. Hanyuma rero ninjiye mu nganzo y'amazina y'inka n'ubuyemusi, nibwo haje mu bya bintu bigomba gutuma abantu igihe bagukurikiye batagomba kurambirwa. Biza kuzamo ya mpano yo kwigana amajwi y'abantu. Misengira amatsiko rero. Tumenyereye ko abantu baba MC, abantu baba batanga courage, ari abantu baba nyine ubona kabisa, ubona ko ari abantu sinzi ukuntu abikubwiramo, ariko baba bafite n'amagambo cyane cyane, baba bazi ibintu bya kera, ururimi cyane. Wize iki muri secondaire? Niziga ndimi n'ubuvanga. Ntabwo byari kunungura pe, kuko abantu benshi kuko ubuzi ndimi nubwo tumaze kuvugana mu kanya hari igiti umbajije kirananira, uko byagenda kose hari utuntu baba bazi bwo ku ruhande ukuntu n'ubumenyi, ariko bijyana none n'ubumenyi bwa kera. Buriya umuntu wari wese ntekereza ko umuntu wabayeho nyuma y'ibihumbi 2005 hari ibintu yasanze byarabuze bitagihari, ku buryo ashobora kukibona ntakimenye, cyangwa se bitewe no guhugira abantu mu kazi kenshi akaba atajya gusobanura ngo amenye ngo iki giti cyitwa gute n'ibiki. Ariko ugerageje kubikurikirana arabimenya. Ni muri ubwo buryo waje kuba umuyobozi gute? Se wabihujije nuko warize ubuvanganzo, byaje gute? Inspiration yaje kubera ko niga muri primaire nari mfite gahunda y'uko niganaga diplomate. Najyaga imbere y'abantu rero. Wari waratinyutse kuva kera? Naratinyutse kuva kera, imbere y'abantu nari mbamenyereye, ndavuga nti ariko se biriya bintu bakora nge sinabikora. Nuko mbangize nte bandabimenyereye ndakora aho ngaho ruhabwa mboni ubwo mba ndayimenyereye. Ni kuvuga ngo ninjire mu mazina y'inka nayavuga nkabona hari MC nkumva ibintu harimo kuvuga nta kintu na kimwe gitandukanye n'ibyo nzi. Ndavuga nti reka mbanze mvuga amazina y'inka abantu bamenye, nindamuka nyamenya zampamagara byanze kunza mbaza MC. Umaze igihe kingana iki ubikora? Uvuga ngo natangiye 2018. Ndagira ngo tutarari aho ngaho ntabwo ugeze wigana Regis Muramira Regis.
Muramira Regis ubwo ni mu gihe cya match zigiye gutangira, ubwo abakinnyi bari kumanuka mu kibuga agiye kwinjira muri match neza, atebwira umupira uko ugiye kugenda. Reka rero turebe abasore b'ikipe FC Barcelona bahagaze hariya ku murongo bitegura gusuhuzanya n'abasore b'ikipe ya Real Madrid. Haya, reka turebe rero umusifuzi ni Mike Dean ahagaze hagati yabo n'ifirimbi nziza cyane y'umuhondo, imbere afite karita y'umuhondo mu mufuka w'imbere, inyuma ku kibuno hari karita itukura, akaba rero uyu munsi ari ugiye kuyobora uyu mukino utoroshye cyane. Reka turebe rero akoza huha mu ifirimbi rero baratangira abasore ikipe ya Real Madrid yitwa Sergio Ramos atanga passe kwa Marcelo hise asubiza umupira kwa Daniel Carvajal acenywa cenga babiri ariko uyu musore arakavya we atanga passe hariya Luka Modric umupira bahita umwambura aragiye yitwa Lionel Messi aragenda bahita bamukuraho. Aya umupira bamukuyeho Lionel Messi. Reka turebere ko muzamu Iker Casillas yareba nk'igisiga ati ndakwica rebu yehehe. Aha abakinnyi rero bakaba batangiye kurwana. Haya ndabona batangiye kurwana rero, ariko uyu mukino urakomeye wende hehe. Umusifuzi Mike Dean ati murekera kura ikarita y'umuhondo ariko ahita akora inyuma kuri Italia tamarira mu rurimi rw'Espanyol ni ikarita y'umutuku, arayizamura kuri Sergio Ramos ati taha. Haya Real Madrid bararira mu kiwe. Uwo ni Muramira Regis. Go jibana nubwo nabisho. Okay, akantu wakoze kumva ko nyine karagukomereye cyane mu kugafata mu buryo bana nyine harakona amagambo ugomba kuyafata kameme. Ndagira ngo mbwira akantu nyine kakugoye cyane ukavuga ati aka kantu rwose nkamaza amasaha menshi karangoye. Akantu kangoye mugakora nyine wigana abantu like nk'abo ngabo maze kutubwira, ndagira ngo tubwire nyine abo ngabo wiganye akantu wakoze kakagutwara igihe kinini cyane kugakora. Kantwara igihe kinini kugakora. Kugafata cyangwa se kugakora. Shana abankubeshye. Ntako. Guzi ikintu akantu kikangoye ndimo ndagerageza kwigana hari akantu bita gorizo. Baba kari kumwe n'umusore akavugisha. Ko kantu nakurikiranye karangora kugafata. Ni mu buryo bw'amagambo se cyangwa ni ijwi rya kugora? Gorizo nyine abagafite. Ntuza uwo mugabo abakazi kakandi kagoresha. Arakabaza rero iri rajwi ryako nibyo nashakaga gufata. Wararifashe. Oya ntago ducika wararifashe cyane ntago. Nijyo byagezaho nyine nijyo ryabanje kungora ariko ngezaho ndarifata. Okay. Babarira cameraman kamere neza ku buryo uyu musore nyine aza kuza kwigana karakana nge nabwo nabishobora. Wabishobora. Mbabarira reka nkubwire. Uko kavuga nk'agakobwa kari akantu. Okay, gerageza ahubwo iyo ni yatara twita iyigendera. Hari kuri tujye tuvuga ngo hari tara zigendera. Ukumvise uri umuhungu bakumva nyine kugerageza kwigana ako gakobwa nyine niwe n'agakobwa sinzi. Gerageza. Yakubitanye nako nyine. Abanyana mu kiganiro arimo arakabaza. Ngo gorizo ngo ubundi ufite imyaka ingahe? Imyaka ingahe se? Urambwira iby'imyaka agenda bizi. Ntabyo nzi. Ati se ko numva utangiye gutokana? Ntabwo ndi gutokana. Ndakwiyame. Ati se umuhanzi uza abahanzi wowe? Abahanzi? Nzi Safi, nzi Hamajida Black n'abandi. Ubwo n'urugero ni sample ariko byarakugoye. Ne karangoye cyane kariya ka. Ugerageje kwigana nk'umuntu like nabonye ngiye ukoresha hano cyane. Ntago bikubangamira cyangwa se nyuma ugasarara biterwa n'ijwi. Hari abantu bafite amajwi aremereye. Ndashaka ku mention to sound nyine zakugoye. Sound zangoye buriya sound ya ikugora nyine igikugora ugiye kugerageza gukorera Muramira sound yirago kandi je numvise ugwamo neza mani ne urabikora abantu bakumva niwe. Ariko biya byakuvunnye kubera ko Muramira ijwi rye rimeze ukuntu iraremereye. Ni no kubyumva ukuntu hari ukuntu kari gukora ukuntu nyine uko siko twatangiye umeze neza. Bigaragaza nyine umuntu wakoze se uhita ubibona. Ugenda kose umuntu akoze mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nanjye nkomeje kavugira kuri microphone igihe kinini ko byagenda kose ko natangiye siko ushobora kumva ukuntu umeze. Gusa ni ibintu byoroshye ariko ijwi riremereye riravuna. Usubu nkabazi nk'ubu twatangiranye kumva ukimara no kunyumva kuri telefone twavuganye mbabarira umbwire washobora kunyigana. Je no ni bya nk'ibisore. Bivugira nk'ibisore. Sinuri kubyo. Abakobwa baramugira umwihariko.
ntabwo bashobora kunyigana byo kubigana bo ntago ndagera kuri iyo ntoza ko wa mukecuru wabishoye ariko uriya mukecuru ugamo neza mani bro urarenze ni ukwiga ibana abakecuru n'abasaza bo ndabamenya kuko ni abantu boroheje cyane amajwi yakuye ko njya nkina utuntu tw'udukinamico ndi umusaza uvuga ngo rero kugira kumwigana ni ibintu byoroha. Ese mu bantu bose bo waragejeje kwigana bose n'abastari nta muntu n'umwe ugize uguflashinga byibura akavuga ati big up bro wamukura hese ariko suni bazaza kubera yuko nyine niringira ko wenda bazaza ariko ubundi kamere muntu hari ahiba nziza hari n'ahiba mbi harimo hari ushobora kugira icyo gitekerezo bagenzi be babajyanama bakakimukuramo kavuga ati wenda uri umustar umaze kugera aha ngaha urajya kuvugana n'uriya mu biti cyangwa akamubwira bati uriya mwana uje kuriya nimuhura bizagenda bagahita bashaka uburyo bareba imbere ariko burya ntago ariko biba bimeze nta nubwo ariko byagakwiye kumera buri rero ugize watekereza ko twaganira nanjye mbyifuza kuba nahura nabo tukaganira arabyifuza mbabarira umbwire nk'abantu babiri mubo wakoreye amajwi ushaka kuvuga ngo ndashaka kwingugura nawe ndabyifuza nanjye kuko wambwiye yuko umuntu akora ikintu agikunze of course ubona bakunda rero hari abo ushyira imbere ukavuga ati uyu nguyu nawe byanshimisha so ndashaka mubwire babiri buriya mwanafunzi na diplomate kubera iki ari bo uhisemo kubera ko numva bafite ibitekerezo yakugira inama abandi se nta bitekerezo baba bafite ariko buriya mu guhitamo mbese habaho icyo bita amahitamo mu guhitamo rero hari ibintu ugenderaho kavuga uti niba uyu muntu mwanafunzi nkurikije ibiganiro akora nanjye nshobora kureba ikintu runaka cyatakozeho nkagikora abantu bakumva ni nkawe uravuga uti uyu muntu byonyine no kuba izina ryanjye rizwi kubera we bihita bituma wagira gute wahura nawe tumaze kuvuga ngo nta numwe wari waguflashinga nawe wenda igihe kizagera bazi wowe ntago ushobora gufata intambwe cyangwa se ngo ufate urugendo ujye kubareba babwire ngo bro nakoze aka kantu bimeze gutya na gutya reka tubifate ko atabibonye wenda ntago wari wumva ko wagenda ukamuflashinga somehow impamvu zabo z'akazi nizo zituma mutabonana kugeza ubahamagara se niba nka mwanafunzi ari mu kazi biriya biganiro ntabwo ari ibintu umuntu yicara ngo atekereze ni ibintu bifite ahantu byanditse ugomba gusesengura ugasoma kugira ngo ubwire abantu ibintu by'umwimerere bifatika diplomate we ni umuhanzi ariko bishoboka ko ashobora kuba afite akandi kazi ku buryo bitakora kuba wapfa kumubona biranashoboka ko ushobora no kumwandikira ntumubone ko diplomate we si ubwa mbere ahantu henshi nagiye mwandikira ariko nshobora no kumwandikira bitewe n'uko aba ari umustar comment zigera muri nako message zigera muri 500 kugira ngo amenye ngo runaka nari ndimo umwandikira kuri Instagram cyangwa ukoresha telefone bisanzwe diplomate abyumve imbuga zose akoresha uzi mwandikiraho ariko wahise unagira n'ikintu mubwira wenda azanareba kuri noze nta kibazo we ikizima icyo nababwira nibakomereze hariyo umuntu wari wese wumva hari ikintu yakora kikagira icyo kimarira societe burya ntago bakwiye gucibwa intege ese ubona iyi talent yawe ubona ifatwa gute muri hanze ahangaha like muri famille yawe hari ukuntu bashobora kuvuga ngo utigerageje kwa kundi bavuga ngo biyo utagerageje kuba wowe nyine ku giti cyawe hari abantu mu buzima batajya babura baca intege abantu bakavuga ati kuki utabaye wowe ntago abanci intege ndabakunda cyane kubera ko nk'iyo nkunda nk'umuntu ushobora kuza akareba nk'iki kiganiro akajya munsi akavuga ati sha wabyishe wabizambije abaduhaye comment kandi comment bikenewe niyo baza ari 800 bagashyiraho comment gusa mu ijambo rimwe Marina hari indirimbo yaririmbye yitwa Kora kuvuga umuntu ava kuri akagera kuri kora urakora abantu baguca intege batabyumva ariko nyuma uko ugenda uzamuka bageraho bakabyumva abahanzi bose iyo mbivuze bahita babyumva kuko uraririmba akavuga ati ibintu urimo kuririmba n'igikeri n'igitera nticyabiririmba watubwiye ngo
ntabwo ufite indutara yonyine no kuririmba uraririmba cyane cyane ko ngo kera bajya gurimba indirimbo z'ihumure. Sinzi niba hari waragiye muri secular cyangwa se ukajya muri gospel, simbizi, watubwira warakomeje umuziki wawe cyangwa wigire muri ibi ngibi nyine byo kwigana? Ubu ngubu muri iyi minsi nyine kubera kwigana nibyo ndimo, ariko isaha n'isaha buriya iki icyo ari cyo cyose wageze muri studio biroroha kuba wagira icyo ukora. Rero birashoboka ko umwaka utaha ashobora kuzaba mo kubahereza indirimbo z'ihumure. Genda gira ngo umbwire nyine ririmba kapera tu, duhe kapera ku ndirimbo y'ihumure. Aha, ese ko wabonye ubuyobozi bwiza maze bukarwanya iyo jenoside, iyo bitaba Rwanda ubusa ute kubw'icuraburindi ryari kukuranga, ubahereye hasi basa n'urukundo rutsinda urwango, amahoro araza, aya ni amateka agaragaza icyasha kikuriho Rwanda, turabikurinze, kwibuka n'umusingi wo kubikumira, mureke twese tuvuge, kwibuka n'umusingi wo kubikumira, mureke twese tuvuge tuti jenoside never again, jenoside ntuzongere. Birimo neza, ahubwo courage uzakomeza ubikore. Ngiye mfite akabazo k'amatsiko, uramutse ufite aba girlfriend babiri, uba ufite geto yawe, umwe afite urufunguzo undi atari ufite urufunguzo, ugahabwa mapu n'umukobwa umwe akaza kugusura, undi akaza kugira ikibazo mu nzira, akahita avuga ati why not ntajya kwashira wanjye gufata ikoti n'urugero imvura iraguye cyangwa umutaka, akaza akahasanga ibintu rwambikaye cyangwa rwanyoye, wabigifata muti wabigenza uti? Bose nahita mbicaza. Wabicaza nyine ukabigenza gute? Nahicaza nkabaganiriza, kuko buriya ibintu byose ukuri gushirira mu biganiro. Ntabwo nahita ngaragaza reaction ngo nshake kurwana, oya, ni nacyo kintu cyica abantu. Wowe wirinda gufata umwanzuro urakaye cyangwa se ari uko uguye muri indi kosa. Umukobwa araje asanze bimeze nabi, aho kugira ngo ube challenge, wakwiye kuba challenge, kuko yakibajije challenge gute se niho nshaka, ahita yibaza ukuntu wamuciye inyuma. Ariko noneho iyo arimo kubyibaza, wowe icyo ukora ugerageza kumwereka yuko ari ibintu bisanzwe, biri simple. Okay, aho ngaho uko byagenda kose, no wait uko byagenda kose, aho ngaho azagaragaramo byibura nubwo ari ibintu bibaho. Sinzi uwo waba ukunda byaba byiza kumugaragaza imbere y'uwo nguwo, cyangwa wese bose wabihorera ukavuga ati sheri uyu niwo nkunda, cyangwa byarangirira aho ngaho. Rega buriya iyo wamaze kunanirwa guhitamo, uhagaze ku maguru abiri uratanyuka. Ubwo rero uwo yemeje nyine gutanyuka. Tanyuka gute se? Aratanyuka. Gute nyine? Akaza hanyerera. Mbese muri make wahita utanyuka. Aratandaraje. Ahantu hanyerera. Ukuguru kumwe kumanuka epfo kundi kukajya ruguru. None se muri ako kanya nyine wahita ubabwira iki? Mbabwira ijambo rimwe ryonyine wasohora mu kanwa kawe ryonyine. Nababwira nti mutahe. Bose. Ubwo se nk'umuntu mwari mwigire nko mu bihe byiza, sinshaka kuvugura umuntu mukuru uri kubyumva, njye ntekereza ko wahita ubwira nk'uwo hanze akavuga ati ntabwo nkuzi, hari abantu benshi nzi byabayeho. Abo ngabo ntabwo batekereza, kuko we mbere na mbere wamaze kwemera kubakira ari babiri. Sasa rero ubwo ibyo biba bibayeho baba gukoroze mu mutwe kugira ngo bakwereke isomo tazongera, nabo kandi babebereye isomo. Ni intuza rwose, ni umuti mwiza cyane. Wasubira inyuma se ukagira umwe ubukunda, uko byagenda kose haba ari mu ukunda, haba ari mu ukunda, twumvikane. Wenda ushobora kugira aba girlfriend babiri batatu bane gutyo, ariko uko byagenda haba ari mu umwe wenyine ukunda, wakemera kumuhara kubera ko haba iryo kosa. Kubera tansiyo ukunda ntago ari uba wazanyaho. Ahubwo muri iki gihe tugezemo abakobwa basigaye bazi ubwenge. Gute se nyine kuwukunda? Ntago numvise aho ngaho kuwukunda ntago ube wamuzanya aho. Nakubwiye ngo abakobwa basigaye bazi ubwenge. Umuntu ukunda ntabwo ari ngombwa ko umukundira ko mwaryamanye, oya.
rero uwo nguwo uba ufite n'urufunguzo rwawe, uwo nguwo aba yaje se abaza urwo rufunguzo ararubonye ate? ubwo nyine Afite urufunguzo ndashaka kumenya ngo wasubira inyuma ukabwira uwo nguwo w'urufunguzo. Birumvikana ukamusaba imbabazi, ariko ntiwirengagize ko aba bakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe, byose ukabimenya. Yeah. Ndetse kandi umuntu ufite ubushyuhe ngo muri no minsi. Oya njye ntago ndimo. Abasore we uri umusore kereka niba uri umugabo. Uri umugabo twabyumva kuko Bruce Melody niwe waririmbye ngo abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe. Yaravuze ngo abakobwa bafite ubushyuhe n'aba basore bafite gahunda. Asondika nkubaze kubera iki yavuze ngo bafite gahunda, kuki yabivuze ku bakobwa akaba ari twabibwira gusa? Impamvu yabivuze buriya twabimubaza muri saa moya. Saa moya byagenze gute se muri saa moya? Ubundi arabizi cyane Melody. Cyangwa abahungu ntibakizimye mwoto? Buriya abakobwa baramutse bafite imiriro ubwo abahungu bayizimye. Yeah. Nawe bayizimye. Sharekerayo wa mwana ndi umupadiri. Umwana? Umwana sinini. Impamvu mvuze gutyo rega, iyo uvuze ngo umwana abana baratandukanye. Neze umuntu urimo kukubona umuntu urimo kubona utabonye kuri icyuki nini. Babimenye se sha wajye ubambwira ariko. Bari aho ngaho barasamye. Byihorera. Yake ndagira ngo abasore nyine biyi minsi ibyabo wa mugani wa ntuza wa uriya mukobwa nabonye arimo kuvuga ngo igare babaye amagare. Nukwirirwa bagenda wa mugani wa Mr Kagame ngo bagusha iminara bagira ibiki. Ubundi gugusha iminara ni ibiki ko mba ntabyumva neza. Uzabimenya. Nyine mbwira. Wafashije n'abantu. Cameraman ndabona ari kwisekera hariya hirya. Nyine uburyo ibyo bintu abahanzi babivuze. Bagerageje gusesengura bishoboka, ariko ndagira ngo abahanzi nyambabwiye abanyarwanda basigaye bazi ubwenge we baracukumbura ijana kurindi ku buryo, ariko none bagira irindi kosa ryuko nanone ushobora kuvuga ikintu agahita kibyaza ikindi bijyanye n'ibitekerezo bye. Rero yavuze ngo kugusha umunara biba birukeneye kugushwa, kandi nkabona Bruce Melody arimo aragusha umugore hariya. Urareba nyine ukavuga uti nubwo biri differa, ariko nuwaba atazi gufora yarasiye yuko wizi ubuvanganzo ninura ntiribaho. Urugero ngiye kukubwira, ushobora kuninira umuntu nkazahubwira ati Ismael man urabyibushye cyane kandi unanutse. Rero nabo bashobora kubivuga mu kundi kandi nyine ari ukundi kuntu bari gushaka gusobanura ikindi gisobanuro. Ibyo birumvikana ko bivuze neza, nshimye ko byumvisha. Ariko se iryo ninura, ariko none wibuke yuko ininura iyo abivuze gutyo akavuga ngo uri munini uri mutoya, umuntu wari wese arabibona. Ariko noneho hariya niba ari ininura koko umunara biba biruka bukeneye, none hano mu Rwanda turawufite, wari ugiye kugushwa. Ni ikibazo. Ni ikibazo. Urumva akavuga ati ruvuna bataka yangeyo karita ruvuna bataka. Ubundi abanyarwanda mbasobanura ruvuna bataka karita ni umuheha muremure bakoresha mu kibindi mu ntango barimo baranywa ikigage cyangwa ubushera. Umuheha muremure, ariko nimvuga muremure wumve ngo muremure. Unawe baza umuheha ushyira mu ntango ukagaruka hejuru. Nkubaze wa musore wo bataka ni karita. Ni karita. None se reka nkubaze wowe ugisanishije ni wowe warebye video nge sindayibona. Uwo munara nkuko watubwiye ngo hari ukuntu bavuga ngo ngo umunara ngo akagusha umukobwa. Uwo ruvuna bataka. Ariko ndagira ngo dusobanure neza ngo iyo ngiyo bari kuvuga nyine ibyo ngibyo bari kuvuga uwo muheha muremure muri video bakoresha iki kugira ngo nyine birekane ko ari uwo muntu abagiye kunywesha ruvuna bataka murambarara hejuru tubireba. Ira ndirimbo irumvikana ngo sincurike icupa. Urumva icupa iruciritse inzoga yari irimo yose itimanuka hasi. None ntago ari buri curike rero bivuze ngo iyo nzoga nibirimo arayinywa neza ntago ntago ari ibintu byako kanya byari bucurike gahita ishiramo oya. Birumvikana ngo bafite ubushyuhe. Abafite gahunda. N'abasore bafite gahunda. Wasasa ruvuye gutangira pe ugiye cyo kuri bavu zanyura zigura. Abanyarwanda pe abahanzi simbateye amabuye, ariko biragaragara akabyumva. Ninze Bruce Melody none. Oya ntago muneze ndanamufana ndanamwemera, ngiye no gutanga igihembo cy'umuhanzi wakoze cyane. Wakoze hit nyinshi kandi zigakundwa. Buriya Bruce Melody yaza ku isonga. Unenga se ninde ubona utabuzi byinshi.
undi ni benshi nese iyo umuntu aririmbye ngo uko biri kose hari ushima hari n'ugaye uvuze umeje ni inzu umwe wonyine ni nawe ushima niwe dushaka rwose ariko wamushima nkubwira imfatiro z'umuziki nyarwanda zabura tukavuga ngo turahombye mu Rwanda tubuze Bruce Melody tukabura King James umuziki wahungabanye ndagira ngo uvuge nyine umaze kutubwira umuntu ushobora kwishimira cyangwa se umuntu ubona ubirimo neza ndagira ngo mbwire nyine wa wundi ubona atabirimo ukabona yayobye yakigira guhinga harimo gusitasta naba nkubeshye hari uko byagenda kose umusa reka nkubwire abahanzi ashobora guhura na risk imwe yo kuba yabura hit abantu ntibamukunde cyangwa ntibakunda ibihangano bye ariko umuhanzi gutekereza kujya kuri codinga muri studio muri abantu b'abasaza ni ikintu nubaha nta muhanzi nenga ahubwo icyo mashaka akora noneho abanyarwanda bakamumenya kuze cyane watereta umukobwa ushobora kuba yakambara ijipo iri hejuru nako iri munsi y'ikibuno wamutereta ukumva uri proud yiwe ibyo ni ibintu byoroshye nko kunywa amazi ni wowe unikundira oya ntabwo ari we nikundira ahubwo nuko buri muntu agira uburenganzira nyine umuntu wese agira uburenganzira bwe reka dufate ku muco abanyarwanda munyumve neza Slay Queens ntimuntera amabuye birumvikana birashoboka ko Shadibu azagenda akambara iriya jipo akifotoza ariko ku munsi w'ijuma azitandira ajye gusari bivuze ngo uko umubona uko yagaragaje reaction agiye gusari ku musigiti biragaragara ko ari umuyisilamu nyakuri nagenda nasenga isengesho rye ryumvikane pe ariko kubw'amafaranga no kugira ngo akore yamamare bya bindi bye bisanzwe agomba kwambara kuriya rero utazamubona kuri zira mbuga nkoranyambaga ngo nimuhura ngo dore ruvumwa ni nk'abakinnyi ba filime nabo niko ushobora kumubona arimo kugenda mu nzu ukavuga ngo ni umugome babaye yagize ariko ntaho bihuriye abakobwa bane baherutse guca ku social media iyo nkuru ndibuka ko nta muntu utageze ko yatrendinze ku social media menshi agiye atandukanye abakobwa bane Liberi yafashe kubera ko bambaye ubusa iyo uza gusangamo harimo shiri wawe sinzi niba ufite shiri ariko iyo uza gusanga arimo wari kubyitwara moti iyo gusanga arimo nari kumugirira neza cyane kuko nari kugira uruhare mu ifungwa rye nicyo kintu cyiza nari gukora cya mbere ku isi nkavuga ngo Imana izampe n'umugisha injyane mu ijuru nuko nari kugira uruhare mu ifungwa muri make niwe wari kujya kumufungisha ko byagenda kose wari kurangira n'amapingu nari kugira polisi ntimumuretse bikanze kumufungira iki se nari kumufungira ko kumufungishiriza iki nako yarengereye muri make ntushobora kwiyambika ubusa nk'urugero akagenda akambara ubusa agapostinga kugira ngo abone ama-views cyangwa se ariko ibaze nawe tuzi neza ko umuntu yambara imyambaro none we yambaye ubusa nta kintu yambaye abari gushyira imitungo yawe hanze muri ako kanya se abantu barimo kumurana n'abaganga noneho bamuzanye nk'uruhinja muri no minsi ngo bari kubyita ngo ni ugutwika ngo barimo baratwika ngo sitati ngo ndatwika ahubwo bamusanga akagenda agatwika nyine ngo bikarangira nari bimutwaye bagende batwike ribi batware bajyana aho batwikirwa naho batwikira buriya ikintu nemera ni umuco pe mu muco nyarwanda twemera ko kera abanyarwandakazi bambaraga iriya myenda yewe bahishaga amabere n'igice cyo hasi agace gato kubera ko ari uburyo bw'imyambaro niyo yari ihari kiriya gihe umukobwa yatwaraga inda icyo bamukoreraga baramurohaga icyo gihe nta mukobwa wabitinyukaga nta n'umuhungu wabitinyukaga kubera ko avuga ati nimbikora uriya mukobwa nkunda baramuroha kandi bamuroha birangiraho ingaruka rero uwo muco tuwureba ariko noneho ikibazo cyabayeho nyuma reka noneho haze gahunda yo kwambara abazungu baraje batwigishije batukuye mu matsa batwigishije kwambara imyenda ngo twambare twikwize icyo bita kwambara rero tumaze kukimenya nose no tumenye kwambara uburamutse uhisemo ukavuga ugiye gutora mu matora ukavuga uti jewe ntuye FPR igafata umwanya abayobozi bakajyamo bakambara wageramo hagati ngo ugenge FPR rero ngo ndabona ngo ntarimo kuyobora ugatangira gutera amahanga iyo wahisemo tutamimara niba twahisemo kwambara rero kwambara no twahisemo kwambara ubusa babunuze bagende nkuko barimo kubikora ariko ribu nibafata bajyana kazi yake ndagira ngo tugiye muri kariyeri yawe twakomeje kwinjiramo ni tala itangaje pe
buri wese atashobora. Nanjye ubwanjye nitanzeho urugero ntabwo nabishobora. Muri comment baze kutubwira nyine uburyo bakubonyemo, ngira ngo barakuze bamwe na bamwe baraza kuza no kumuhakohaje. Mwumvise ko na comment zica intege nta kintu zimutwara, ahubwo zibo ziramwakuraja cyane kugira ngo agire ahagera. Ndagira ngo tubwire ubundi iyi tara yawe nta wundi wo mu muryango wawe wigeze ukora ibi bintu? Mu muryango kuba icyamamare, Nkurunziza François icyamamare mu muziki, abantu bakurikiranye indirimbo za kera karahanyuze baramuzi. Nawe rwose ahari mu Bubiligi nindamuka mfashe gitari nzaziririmba. Uzaziririmba muri make tara ni y'umuryango. Tara ni y'umuryango, uvuga ngo abantu bose rero bukora ikintu ariko byibuza iyo bibaye hari undi muntu nawe wabayeho muri icyo gihe akagira hagera, arakwinspira ko utagomba gucika intege. Niwe ukwinspira, we nta nubwo ujya ku handi ngo ujye kure y'umuryango. Inspiration bikura mu muryango. Inspiration mu muryango irahari. Yeah. Turi gusoza ikiganiro cyacu, uragira ngo utubwire nyine abakunzi bacu bagiye badusaba ngo Pastor Mpyisi umwigane. Pastor Mpyisi Ezira, muzehe Ezira Mpyisi burana naramukunze cyane. Nabonye ukuntu yinjira mu modoka ndavuga nti umusaza nubwo ashaje n'umusirimu. Atunga inkoni imodoka. Neka? Yayitunze inkoni, shoferi ubona arimo kugenda kibuno mpamaguru. Waramukurikiranye none? Twamukunda wana. Twahuriye mu bukwe. Yabutashyana biti Kabarondo. Nuko ndamurira ndamumenya nturi yasezera. Nuko uramwitegereza. Mwitegereza rwose n'umusaza. Nubwo ashaje ariko aracyagenda. Ariko yarahagurutse atunga inkoni imodoka. Shoferi uburyo yagiye. Ndakubwiza ukuri abantu bareba zira komedi z'abanyakisoni bo babizi uburyo bajya biruka. Shoferi yarirukanse gukingura umuryango n'imbere kuwukinga, ubwo twabonye imodoka irenga. Uvuga ngo rero Ezira afite organisation. Hatari. Ukigerageza utwigane tunasoza ikiganiro. Namwumvishe nyine barimo kumubaza batinya kubahwa Pastor Ezira Mpyisi, ntawugira ate ntawituma ibyo mwibwira mu mitima yanyu ndabisoma. Noneho ahandi numva nabwo barimo yafashe ijambo muri kaminuza, abanyeshuri badefanze umahana ngo turabizi ko ari wowe ushobora byose. Abanyeshuri barangije kwiga bamwe bazaba abajura, abandi bazaba indaya, abandi bazajya rusororo, ariko Mana niwe tubaragije kwera ko ni wowe ushobora byose. Aho ngaho naho yararimo arasengera abanyeshuri. Turi gusoza ikiganiro cyacu kugira ngo nyine uririmbe indirimbo imwe sokuru wawe cyangwa sogokuru wawe yaba yaririmbyeho kugira ngo n'abanyarwanda bahite babasha kumwumva. Bavuga yuko abeza babyiruka mu myaka yose, nyamara wowe hogoza n'ubu ntagura gahinduka, bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro, bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro. Wow, abumvise iyo ndirimbo yo barayizi, ni umusaza waririmbye iyo ndirimbo, iranakunzwe cyane ko ngiye nakuze nyumva. Tara ni y'umuryango. Ni y'umuryango we nabo nabonye bagerageje kuyisubiramo. Ese bura bayisubiyemo batse uburenganzira cyangwa n'ibyo byose? Uburenganzira ubundi hari icyo bita uburenganzira, abanyarwanda ntago barabimenya. Ariko uburyo isubiyemo akuba nta muntu keretse nyiri igihangano yakoze bafite uburenganzira bwo kuvuga ati we nta kintu bimutwaye. We nta kintu bimutwaye rero rwose. Abafana banjye ariko sinzi bangira abafana, ahubwo abakunzi. Hari abantu baraga babafana nk'ibintu ukora bakakunda mufana. Hanyuma rero nimero ni 0788 45 25 860. Hanyuma igihe warebye iyi interview nyamuneka ariko sinkajye ngomba kubabwira ibyo mukora. Subscribe, share, comment, tumenye ibitekerezo byanyu bikadufasha. Hari n'ibyo bashaka. Ariko ijambo nyamukuru uyu munsi riri hano, abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe. Uranseka iki mwana wa Kasiyana? Yinseka uranseka ejo nawe nzabona utwite.
ibyo ntiwabishora mugenzi have nosiya have